Reka ngusuze nanone ngo ikaze we dukomeza kubana umunsi ku munsi na hano dukomeza kubana ni hano kuri KGE aho tugenda turebera hamwe amakuru agiye atandukanye. Amakuru nkuzaniye noneho muri aka kanya ni ukukumenyesha ko polisi y'u Rwanda ku bufatanye na RIB haje kuba hatabwa 6 muri yombi. Uribaza ati abo 6 baba bakoze iki? Ndakumenyesha kuri ubu muri abo 6 baje kuba batabwa muri yombi umunyamakuru Anita Pendo ukorera ikinyamakuru cya Kiss FM. Muri abo 6 baje kuba batabwa muri yombi afite aho ahuriye nabo, si we wenyine gusa n'umusobanuzi w'amafilimi ukora n'ibintu bigiye bitandukanye Rocky Kirabiranya na hafite aho agiye ahuriye nabo baje kuba batabwa muri yombi. Ushobora kwibaza ati abangaba bahuriye he nabo ngabo baje kuba batabwa muri yombi? Iperereza riracyakomeje aho polisi yaje kuba yatangaza ko iyo kufatanya na RIB ko hakiri gukorwa iperereza ku buryo haza kubona n'abandi babafatanyije icyaha n'abangaba baje kuba batabwa muri yombi nabo bari gukiri gukora iperereza nabo baje kuba baza gufatwa bakaryozwa ibingibi baba bakoze. Uburyo bagiye bakurana rero mu minsi yashize mwagiye mubona kampani ziri kugenda zamamazwa mu buryo bugiye butandukanye. Hari aho wagendaga kuri social media ukaba wabona itangazo rikumenyesha ibyo kampani cyangwa Rocky Kirabiranya akagenda bikora ku mafilimi yagendaga kuri buri munsi ku wundi cyangwa akagenda bikora kuri bimwe mu biganiro wagenda nyuza kuri YouTube. Iyo kampani nta yindi ni kampani yitwa Change Tech. Ni kampani bavugaga ko kuri tariki 16 z'uku kwezi iri guhamagarira urubyiruko rwose rushaka kwiga muri Canada bagahurira kuri hoteli yitwa Lemigo hoteli, akaba ariho bari buze kuba bahurira. Muri publicité bakoraga bavugaga ko hari buze kuba hari abahagarariye bimwe muri ibyo bihugu, bavugagamo ibihugu bigiye bitandukanye ariko akenshi bibandaga ku gihugu cya Canada. Bavugaga ko hari ari bamwe mu bari buze kuba bahagarariye icyo gihugu muri iyi nama bakwiye kuba baza. Umuntu waba ukeneye kujya kwiga muri Canada, yaba umubyeyi waba warifuje ko yazajya kwiga hanze ariko bikaza kubamo impamvu z'ubukungu, wenda ubukungu ntibube buhagaze neza akaza kuba byahagarara. Iyi publicité yakorwaga yakumvishaga ko ushobora kuba wajya kwiga muri Canada ku nguzanyo kandi nta ngwate utanze, dore ko bavugaga ko iyo ugiye kwiga muri Canada kwiga muri Canada ko hari bimwe mu uzagenda ukiga, wamara kwiga ukaba washakirwa akazi, noneho ukaba uzagenda wishyura nyuma buke buke ugenda wishyura mu buke buke, kuko bakwizezaga ko nugira muri Canada uzaba ufite aho kuba, ufite ubuzima ubayemo kandi ukishyurirwa ishuri ku nguzanyo. Inguzanyo izaba iri gutangwa n'iyi kampani yari yatumijeho abantu. Noneho wamara kwiga usoje bakagufasha gushaka akazi, noneho ka kazi bagushakiye akaba ariko kagufasha kugenda wishyura buke buke. Ushobora kwibaza impamvu twaba dukoze kuri iyi nkuru. Impamvu dukoze kuri iyi nkuru ni ukumenyesha ko kugeza kuri ubu ejo kuri Lemigo hari huzuye, bivugwa ko hari haje abantu barenga 1000 ariko abenshi bari baje kuba bitabira iyo nama bari urubyiruko, nirwo rwari rwiganje. Nta muntu wari gupfa kubona mukuru muri abo bantu, abenshi bari urubyiruko. Dore muri iyo nama bimwe byaje kuba byatuma RIB na polisi ku bufatanye bafatanyije baje kuba bata 6 muri yombi. Nuko muri iyi nama kugira wiyandikishe wari uri kwishyura $200 cy'idolari. $200 namwe mu mafaranga menshi wari uri kwishyura, na mafaranga atari make ko bitewe n'aho idolari rigeze kuri ubu na mafaranga agira hafi mu 1500 ashobora kuba yagira muri 1,500,000 y'amanyarwanda, kuko kugira ngo wiyandikishe ube wafashwa kuba wabona ikigo kwiga muri Canada nk'uko babivugaga kandi ukajya kwiga ari ubuntu, bakwishyuzaga $200 cy'idolari. Hari abavuga ko bayatanze kugira biyandikishe. Urumva babandi bakora ibintu bihuse bumvaga ko bagiye kwiga kwishyurirwa ku nguzanyo nyine, bakumva ko ari ibintu byiza bigiye kubafasha, ariko babacibwa ari $200 bakumva ko ari ibintu byoroshye, bakihutira kuba bayatanga kugira babashe kugera ku byo bifuza cyangwa ku nzozi
bahoze bifuza kera, kuva na kera bashaka gukabya. Rero rimwe mu itangazo polisi yaje kuba yashyira hanze, polisi y'u Rwanda yaje kuba yavuga ati ku bufatanye na Rwanda Investigation Bureau, abantu batandatu baje kuba batabwa muri yombi bakekwaho uburiganya bwo gushuka abaturage babizeza kubafasha kubona amahirwe yo kujya kwiga muri Canada. Bigaragara ko bya bintu byari ubujura. Anita Pendo na Rocky Kirabiranya baje kuba bakamamaza ibi bikorwa, bivuze ko bari kwamamaza ibintu bidakora, aho iperereza rishobora kuba ryabageraho, bashobora kuba bajya kwisobanuza, kuba bajya gusobanura bakavuga impamvu yo kubikora n'icyabibateye, wenda nabo bakaba bagira icyo basobanuraho. Nuko nguko itangazo rikomeza rigira uti aba bakekwa bafungiye kuri sitasiyo z'ubugenzacyaha mu gihe hagikorwa iperereza rigamije kumenya ukuri ku byaha bakekwaho no gushakisha niba hari abandi baba baragize uruhare mu gukora iki gikorwa. Iri ni rimwe mu itangazo polisi yaje kuba yanyuza ku rubuga rwayo rwa X. Birakomeza, navuga ko ahangaha hari nk'umuburo bari gutanga babwira abanyarwanda, cyangwa n'ibi bigo biza bishaka kuvuga ngo turashakira abantu akazi hanze, turabashakira akazi hanze, turabashakira ibyangombwa bibafasha kujya kwiga hanze. Ahangaha ni nkaho wari umuburo bari gutanga, aho bavuze ngo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha n'igipolisi cy'u Rwanda biributsa abaturage kwitondera abantu cyangwa ibigo bibizeza kubajyana kwiga cyangwa gukorera mu mahanga basaba amafaranga mbere y'uko hagaragazwa ibyangombwa byemewe n'amategeko. Ahangaha babihanangirizaga bababwira kwirinda ibigo cyangwa abantu babizeza kuba bababwira ko babashakira akazi ko gukorera hanze cyangwa kwigayo, bakabasaba amafaranga mbere yo kuba babereka ibyangombwa bibemerera kuba mwabasha kuba mwagera muri bya bihugu muba mugiyemo. Polisi y'u Rwanda igasoza ibabwira uti abaturarwanda barasabwa kujya babanza kugenzura neza amakuru yose no kwifashisha inzego zibifitiye ububasha kugira ngo birinde kugwa mu mutego w'abatekamutwe n'abariganya bashaka kuba babarya utwabo. Urumva rero ibyo nibyo polisi y'u Rwanda yareje kuba yanyuza ku rukuta rwayo rwa X, ubwo yatangazaga ko yaje kuba yata aba batandatu muri yombi. Iperereza rikaba rigikomeje, hakaba hari kwibazwa niba iri perereza mu gihe ryarikozwe, kuko twagiye tubona Rocky agenda byamamaza cyane, nta munsi yashoboraga gukora ikiganiro kuri YouTube atabimeshoninze, atabihamagariye abantu kuba babikora. Kandi n'uyu Anita Pendo hakaba hari amavideo agiye atandukanye yashyiraga kuri Instagram ahamagarira urubyiruko cyangwa n'abandi bantu bashobora kuba baraciciza amashuri yabo, abasaba yuko baza muri iyi nama. Ni inama ikomeje kwibazwaho ibintu byinshi, ukuntu urubyiruko rurenga igihumbi umuntu aza akarushukira rimwe rwose rukitura, rukaba rwagenda rukirundira ahantu hamwe ngo bategereje kuba bajya hanze. Hakaba hakomeje kwibazwa niba ese uburezi bw'u Rwanda rwaba ruri ku kigero cyo hasi ku buryo urubyiruko rurenga igihumbi rwose rwifuza kuba rwavuga ati dukeneye kujya kwiga muri Canada. Hari umwe mu rubyiruko waje kuba yaganira na igitangazamakuru kimwe hano mu Rwanda, aza kuba yavuga ko impamvu urubyiruko rubwirwa ibintu byo kujya hanze rukabyumva cyane byihuse, ni ukubera yuko urubyiruko rwo mu Rwanda iyo uri urubyiruko rwavuye hano mu Rwanda rukajya kwiga hanze, iyo uje kuba wasaba akazi hano mu Rwanda werekana amaseve yawe bikagaragara ko uba waravuye hanze, uhita guhabwa akazi. Iyo babonye ko wigiye hanze uhita uhabwa akazi batitaye ku bumenyi ufite muri ako kazi. Bapfa kubona ko ufite dokima zigaragaza ko wize mu gihugu cyo hanze. Akaba ari nayo mpamvu urubyiruko rwinshi ruvuga ngo reka tugerageze, niba bibonetse tugerageze tubikore. Ariko akenshi ugasanga hari bamwe baba babeshywa amafaranga yabo akaba yagenda akarebwa
gutyo akaburirwa irengero. Reka ngushimire wowe twari tubanye muri iyi nkuru, gusaba gukomeza kubana natwe, gusaba kuba wakora subscribe kuri iyi channel ni KGE, ubundi tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Murakoze cyane.